Sadura Kameshake na Bedenego mu muriro urahebuje, uri igitangaza, uri Imana nyamana. Mana bakuyandanye rimwe ngabana intare, Gakura Sadura Kameshake na Bedenego mu muriro urahebuje, uri igitangaza, uri Imana nyamana. Niba wizera ko Imana igira neza, reka dufatanye dusenge iri sengesho maze tuzabone ubwiza bwayo muri uku kwezi kwa munane, kandi byose birashoboka. Data twese uri mu ijuru, ngushimiye ko wongeye kumpa amahirwe yo kugera muri uku kwezi kwa munane. Ni impano yawe, si imbaraga zanjye. Izina ryawe nirihimbazwe iteka ryose. Mwami Imana, uyu munsi nje imbere yawe nzanye imitwaro yanjye yose hamwe n'iya bagenzi banjye, unteze amatwi wese. Hari ibibazo, hari amarira, intimba n'ibintu byinshi byagerageje kunyambura cyangwa kutwambura amahoro n'amahirwe yacu, ariko Mwami Imana, twakomeje kukwizera, duhisemo kukwizera kuko ijambo ryawe riravuga ko udatererana abakwizera, kandi ko ibyo wasezeranyije ubisohoza mu gihe cyawe kandi mu gihe cyacu. Data mwiza, ndagusaba ko muri uku kwezi kwa munane wanyuzuzamo kwizera hamwe n'abandi bagenzi banjye. Umwe wese wumvira ijambo ryawe, Mwami Imana, duteremo kukwizera kudacogora. Ntukemere ko turebana n'ibitugora gusa, ahubwo duhe amaso areba isezerano ryawe. Iyo miryango y'abantu ifunze, ndakwizeye ko wowe ufite urufunguzo rwo gufungura imiryango mishya. Mwami, niba hari urwaye mukize, niba hari ubabaye umuhumurize, niba hari uwihebye umwongereremo ibyiringiro, niba hari ubabazwa n'ubukene umuhe inzira y'umugisha, niba hari utegereje akazi, ubukwe, umwana, amahoro mu rugo cyangwa igisubizo cy'amasengesho ye, ndagusaba ngo umwibuke kandi umugirire neza. Mana y'ibitangaza, ndakwizeye ko nta kibazo kikunanira. Icyananiranye abantu, wowe uragishobora. Kuri wowe kirashoboka. Ibyananiye abaganga, inshuti cyangwa umuryango, ndakwizeye ko ukuboko kwawe kugifite igisubizo. Data, nkweretse umuryango wanjye mu maboko yawe. Turinde ibyago, indwara, impanuka n'ibitero byose by'umwanzi. Utuyobore mu nzira y'amahoro kandi utubere umunara ukomeye. Muri uku kwezi kwa munane ndatangaza ko ntazagendera ku byo amaso abona, ahubwo nzagendera ku kwizera. Nizeye ko uzakingura imiryango y'umugisha, uzampa imbaraga nshya, uzadusubiza ibyishimo, kandi uzahindure amarira yanjye indirimbo zo kugushima. Mwami Imana, uduhe umutima ukomeza kugushimira nubwo ibisubizo tutarabibona, kuko nzi neza ko uri gukora no mu gihe tutarabona ibisubizo n'amaso yacu. Ndakwizeye kuko uri Imana itajya ibeshya kandi isohoza amasezerano yayo. Ndasenze nsaba ko uku kwezi kwa munane kuzaba ukwezi k'ubuhamya, ukwezi k'ubuntu, ukwezi kw'ibitangaza, n'ukwezi ko kubona ukuboko kwawe gukora ibyo ntatekereza ko bidashoboka. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amina. Wowe udashidikanya ku mbaraga z'Imana, mfasha kuvuga ngo amena. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, we guhangayika kuko ndi Imana yawe. Nzagukomeza kuko nzagufasha, kandi nzagushyigikira ukuboko kwanjye kw'iburyo gukiranuka. Aya magambo wayasanga muri Yesaya 41:10. Imana ikomeze itugire neza. Reka twizere ko byose bishoboka muri uku kwezi kwa munane. Imana izitamurure.